Ndabasuje cyane bakunzi ba Nkundwa TV, reka mbifurize komeza kumera neza aho muri hose. Njyewe ndi Ngoma Frank nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nje gusubiza umuntu wadusabye ko twazababwira ku makuru y'ibyogajuru u Rwanda rufite. Yagize ati se u Rwanda rwaba rufite ibyogajuru cyangwa nta na kimwe, cyangwa se ni collaboration n'ibindi bihugu nk'uko dushaka kuba nta cyogajuru dufite, ariko wenda dufite ukuntu dukorana n'igihugu tukacyishyura bakadusharinga network yabo. Rero nicyo nje gusubiza. Okay, icya mbere nuko u Rwanda rufite ibyogajuru birenze kimwe. Rero nibyo ngiye kukubwira. Icya mbere nuko u Rwanda rufite ikigo kibishinzwe cyitwa RSA cyangwa se Rwanda Space Agency. Nkuko mwumva ngo za NASA, za Ruswa mu z'Abarusiya, mu kumva za JAXA z'Abayapani. Rero n'u Rwanda rwo rufite ikigo cy'igihugu gishinzwe isanzure cyangwa se ibyogajuru cyitwa Rwanda Space Agency. Rero Rwanda Space Agency ifite ibyogajuru bibiri niko navuga, cyangwa se ubwo u Rwanda rufite ibyogajuru bibiri. Icyogajuru cya mbere cyitwa RWASAT-1. RWASAT-1 ubwo spelling ni RWASAT-1. Yeah, RWASAT-1. Rero kino cyogajuru cya RWASAT-1 cyamuritswe cyangwa cyabaye launched mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2019. Rero iyi RWASAT-1 ikaba ishinzwe gutanga amakuru ku buhinzi ndetse n'ibiza, monitoring of agriculture and natural disasters. Rero iyi satellite ya RWASAT-1 yazamuriwe cyangwa se yazamuriwe mu isanzure hakoreshejwe ikibuga cya international cyitwa International Space Station cyangwa se kizwi nka ICC. Rero kino cyogajuru kikaba cyarubatswe hakoreshejwe collaboration cyangwa se ubufatanye bw'Abayapani, bw'ikigo cy'Abayapani cyitwa JAXA, bafatanyije n'abenjeniyeri 15 b'u Rwanda. Abenjeniyeri 15 b'u Rwanda bafatanyije n'abanyeshuri b'inzobere mu gukora ibyogajuru bo muri kaminuza ya Tokyo. Bakora rero icyogajuru cya RWASAT-1. Rero kino cyogajuru nibyo nakikubwiraho. Cyabaye launched mu kwezi kwa 9 2019. Rero icyo ni cyogajuru cya mbere. Icyogajuru cya kabiri kiri muri Kinyarwanda bakise icyerekezo cyangwa se vision satellite, icyerekezo satellite. Iki ngiki rero cyubatswe hakoreshejwe partnership n'ikigo gikomeye mu by'isanzure n'ibyogajuru cyitwa OneWeb. Rero icyerekezo satellite yabaye launched mu kwezi kwa 2 mu mwaka 2019. Rero icyerekezo vision kino kigajuru kikaba gishinzwe gutanga internet yihuse ndetse na digital service cyangwa se serivisi z'ikoranabuhanga, by'umwihariko gutanga faster internet in remote areas cyangwa se gutanga internet yihuse mu bice by'ibyaro. Ni ibyo ngibyo byogajuru bibiri nakubwira kugeza ubu ngubu, ariko u Rwanda rufite kino kigo cy'igihugu nuza RSA, Rwanda Space Agency, ifite gahunda yo kongera umubare w'ibyogajuru byaba mu mutekano cyangwa no mu bindi bikorwa bitandukanye. Rero ni ibyo ngibyo nakubwira ku makuru y'ibyogajuru u Rwanda rufite. Njyewe nari Ngoma Frank, musaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru y'u Rwanda 5 kuri 5, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.